ngore neza maze umunyazi ibintu byose bimukorere neza maze nawe uzamugaye ko atakiguhaye neza sibyo ariko hariho umugore usanga uyu bamwita Frederic Tadeyo sinzaherereye ariko hano hari comment zasekeje kabisa ngo ako kazi ko kuvidura amazi wazabivamo abagabo turigorewe Frederic bite byawe kuko ufite ikihe kibazo kuvidura amazi yawe urumva ari ibintu birenze kumva umugore wawe yagowe Frederic nshuti zanjye reka mbabwire hari ikintu kimwe mutari mwamenya ubu ufite amahirwe niba ufite amahirwe wa mugabo wowe turi gusubiza muri comment wenda n'abandi bantu batekereza nkawe nukuvuga ngo iyo ugize amahirwe yuko umugore wawe afite amazi ahubwo se bwaye amahirwe yawe mbega ni kwa kuno umuntu yambara ikirezi namenye ko kera uzi abandi baragowe barumye batuye ahantu hataba amazi ngako kazi ko kuvidura amazi k'abagore mwabivamo uzi kuno biryoha uzi uri kukurongora uje bati bizi yewe datawe bitaruka ukubita igura bavamo mbaga zibona abana ubu ngubu hariho umugabo uri kubyumva akavuga ati wama umugore nk'uwo nguwo vidura Frederic vidura umugore wawe mukubitira umunyazo umva kabisa ahubwo amushiremo buriya abagore reka nkubwira abagore baraturi mu byiciro bitandukanye hariho umugore ushobora kutanamunyaza amazi yiwe akizana hariho n'umugore ugomba kunyaza nyine uko byagenda kose ugakora uko ushoboye kugira ngo amavangingo avemo asohoke ariko ndagira nkumenyeshe ngo hariho n'abagore iyo utamunyaje nta kibazo agira bitewe n'uko n'amavangingo nyine agira utuntu turaho tudashinga nyine utwo turaho nyine akayumva ntacyo bivuze ariko ndakumenyesha ko hariho umugore ushobora kuba utamunyaje akaba yarwara akakurembana uzabyumva hari umugore mutangira gukora imibonano mpuzabitsina agatangira agafungeza mu mazuru ugahita wumva arwaye igicurane nta gicurane yari afite ari kuvuga nkanjye wumva nta gicurane mfite wajya kumva ntangiye kuvuga ndi gushoreza kubera igicurane cyahise kiza kubera ukuntu umuntu aba ari kumva bishaka amazi akubana menshi mu mubiri hamwe ujya wibaza ukavuga ese ndabigenza nte ndabikora iki gusa uko ndi kumva byanze ukumva uri kubangamirwa mu kiziba cy'indano uko mutari abagore kandi abagore bafite amazi buriya mubaye muri bo muzi uburyo bivunana uburyo uba wumva ubikeneye ukumva byakubangamiye wahita uvuga uti kabisa Yohana ntabwo nzongera kurongora umugore wanjye ndanigwe kumunyaza ntabwo kunyaza bivuna Frederic gufata igitsina cyawe ugafatiraho neza nk'ikaramu warangiza ariko mboneraho no gusuhuza abantu bajya banyaza abagore bawe kugira ngo barashimangira umusumari mu giti wanze kwinjiramo uba wumva si ubwo ngubwo umugore yakishima ntabwo yakishima uba ugomba kugenda gake ku buryo umugore wawe agera ku byishimo bya nyuma ukabona arasaraguritse ateye hejuru sibyo kuko narabwiye ngo iyo uri kunyaza umugore hazamo no kurangiza ko umugore vuba byihuse kuko uri gukoza kuri rugongo nababwiye ko rugongo y'umugore niyo moteri niyo ikurura umuriro w'amashanyarazi yamukwiza mu mubiri hose ni ukuvuga ngo iyo uyikozeho ahita yumva sinzi kandi abagore twese duteye kimwe burya duteye kimwe umugore yukojeje kuri rugongo ahita yumva hari ibidasanzwe yumvishe muri we akumva biraryoshye akumva ntibisanzwe nyine ibyo rero nimubimenya bizatuma muha agaciro abagore banyu ariko mu gihe mutari guha agaciro abagore banyu bizabagora bite bizabagora mu gihe uri kumva yuko ukwiriye gukora ibikurimo ibyo ushaka ariko ukaba utahereza umugore agaciro afite nako kugira ngo umukorere inshingano ziwe ubundi hari ikintu njya nkunda kuvuga kandi namwe reka nkibabwire
ku muntu icyakugombwa, sibyo? Sinzi niba mvuze ikinyarwanda cyakugombwa, bivuga ngo umuhere njyewe niba wowe nashinzwe kuguha zino video kugira ngo zikugirire akamaro, ngenda ziguhereza. Niba wowe nta kamaro wazirebye wakuyemo, ikibazo ni icyawe. Bivuze ngo n'umugore murongo avuga ati ubundi ndamuha amarira iki, nta kintu yenda kumarira, nta kintu nta mucyuko yenda kunkiza, ntiyenda kunyaza ibibizi byenda kunyica, nta kintu na kimwe, ubundi se ndamuha ngo bimumarira iki? Si wowe kuza kuntoba gusa aneza ibibazo akakwihorera, arakwihorera. Hereza umuntu icyagombwa kuri wowe, nawe umuzamugaye kataguha icyo umugonga. Ibyo byose nitubimenya, nitubiha agaciro, bizadufasha kugira gute? Bizadufasha kumenya ngo abantu tubana nabo mu buzima bwacu, abantu tubana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi bashaka kubaho gute. Ushaka kubaho gute utanyaza umugore wawe wa mugabo we? Mujye mwihangana. None se ubundi baze Frederic n'abandi bantu bameze nkawe, iyo uyishyizemo ukayishyiramo ugacumitagura ukarangiza. None se naho biba bitandukanye no kuwanyaza. Kunyaza se bigutera igikomere ku gitsina cyawe. Iyo unyaje kara kantu gatoya kakameze ukuntu korohereye ku bagabo karababara. Niba katababara se wabikoze ko ntacyo biri bugutware. Kandi kuri wowe wikoreye umugore wawe ukunda, kandi ko umugore burya yishima, kandi ko burya abagore tunezerwa kanya. Sinzi uko nabivuga. Abagore dufite ukuntu twishima, ukuntu bitarenze ariko tukishima, sibyo? Twishima gute rero? Umugabo yakurongoye neza akagutumurangiza, akaba yaguhaye, akaba nta kibazo kimwe mufitanye, Imana urizihirwa. Uramubona atutse ku irembo akavuga ni karibu, ugiye gute mu kazi, ese umeze ute? Ariko umugore y'umupfubya utamunyaza ntago umugore anyurwa. Arakureba akahita ajya kuryama. Ahubwo iyo yumvishije unasonnye ku gipangu cyangwa se unakomanze, ahita ajya kuryama, atanasanga nicaye no muri salo, akajya kuryama. Ariko iyo umugore umuhereza keya neza, ukamurongora neza fresh, ugatuma arangiza, ukamumena birabizi, aricara akagutegereza. Aricara akagutegereza, agategereza igihe uri buzire. Wamara kuhagera akaza akaguhereza amazi ukoga, akakubaza mu kazi ko byagenze, akakugaburira, ngwino tujye kuryama, ugasanga yashashe, ugasanga ibintu bimeze neza. Kumbe arimo arashaka bya byishimo nanone. Bivuze ngo rero wowe niba uzi ko utagira urongora umugore wawe neza ngo umunyaze, uri mu gihombo. Kora uko ushoboye were kugira igihombo ku mugore wawe. Nutuma ugira igihombo ku mugore wawe bizakugora, kandi nimara kukugora ni akazi kawe. Ibyo rero ni inama nakugiraga, ntacyo narenzaho. Icyo ngomba gukora no kukugiramo inama, ibindi byose akaba ari wowe ubyimenyera. Imana ikomeze ibamere umugisha kandi bandebera icyoroshye. Mwari muri kumwe n'umukozi wanyu Brenda, ubakunda cyane, ubahoza ku mutima. Kora subscribe nawe niba uzi kunkunda kandi ukunda ibiganiro byanjye, likinga, comment, sharinga ku bantu bawe. Imana iguhe umugisha.